imbere ya kamera ndi kubivuga ariko nkaba mfite ubwoba ngo umuntu uzabibona azandoga. Urumva ko kantu? Yes. Rwose ni he? Mu mitekerereze mu Kinyarwanda ni iki? Gubukorana. Bivuze ngo ni ubwenge. Ni ubwenge. Ariko bwakozwe. None uki kwemezwa kandi mwarimu yubashywe. Kandi mwarimu yubahwe. Bari baho muri hose ndabasuhuje n'abanyigishije n'abapanga kuzagira. Rwose pe. Ariko ko ka microchip. Bakufite. Gato cyane. Macro niyo kuba mu macro umve kana kanu gato cyane. Nta nubwo kenshi apfa no kukabonesha amaso. Bakagushyiremo wenda tuvuge n'abakukiza hano mbere rero ziyoboye amafaranga izo tugezeho. Izi mbaraga za mbere ziyoboye amafaranga. Haya basa mumeze mute bakuzi wacu ya Mr Jingo. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, munsi ukomeye cyane. Tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane muraza kumenya, kubera ko kutakimenya no kunyagwa zigahera. Imbere yacu rero muri kubona umuntu meze neza cyane, ni mukuru, araza kwivuga. Mu by'ukuri tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ku mbaraga ziyoboye isi. Izo mbaraga imbaraga zikomeye cyane, kutazimenya n'ukwibeshya, kutazimenya ugira ngo wenda ibintu byose bimeze neza, ariko mu by'ukuri iyo uzizi hari ikintu byongeraho. Rero uyu munsi tugiye kuganira, reka duhe ikaze uyu muvandimwe adusuhuze hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Amahoro y'Imana nshuti mwese mukomeje kudukurikira kuri Jingo Nyemazi TV. Amazina nge nitwa Ubayeho Frank, FI4K Frank Image Studio. Tukaba tugiye kuzajya dukorana ku biganiro bitandukanye muzajya mubona kuri no channel. Mukomeze gukora subscribe, like, share, comment. Ndi mushya kuri no channel, ndakeka ari ubwa mbere mu mbonye. Si ubwa mbere ra? Amenya atari ubwa mbere. Kuko hari ibindi biganiro wigeze ukora uri kugenda baza abantu ibibazo muri interview, ariko ntari imbere ya kamera. Ntabwo wari uri imbere ya kamera, ni ukuvuga ngo isura yawe birashoboka ko ari ubwa mbere baba bayibonye. Ubwo urumva natangiye gutera imbere ubwayi. Urimo uzamurwa mu ntera. Iminsi iri imbere twagiye n'ahandi. Iminsi iri imbere noneho ni urundi rwego rukomeye cyane. Bikomeye cyane. Rero uyu munsi tubwiye abakunzi bacu ko tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'imbaraga ziyoboye isi. Yego. Izo mbaraga hari ikintu uziziho? Izi mbaraga rero ni imbaraga weho umurikiye ushobora kwibaza ngo izi mbaraga ni izihe. Gusa izi mbaraga zirakomeye cyane. Imbaraga tugiye kuvuga urebe neza ko nawe utazifite. Niba utazifite barazigufitiye, bagenzi barazikuyoboje. Ni imbaraga ziyoboye isi kandi utuye mu isi. Yego bireba. Imbaraga za mbere tubona nicyo bita direct power. Imbaraga zikora ku kanya. Direct power ushobora kwibwira ngo ese ubu ni ibintu bimeze gute. Ni kandi za mbaraga zikora ari uko hari. Nimba uri aho hantu bivuge ngo ugomba kugira ute gukora. Urugero nanjye ndahangara nakoze umuntu wa pe ndabyemera, ikintu nze n'umuntu, ariko nawe ni umuntu wamuwaza umuntu. Igiye kuryama ndawuryamana, urawuryamana nkawubyukana, azana imbere ya kamera nkawuzana ukawuzana. Ubwo ni urugero rwa direct power. Bikora ari uko nyirazo ari kuzikoresha ahari. Niyo apfuye apfana nazo. Urumva izo mbaraga zikaze. Izo n'imbaraga ntabwo ari zo za mbere ziyoboye isi, ahubwo ni ku rwego rwa karindwi. Turakora icyo bita countdown, tuva hejuru tumanuka. Direct power nizo mbaraga za mbere zikora uko uhari. Reka ngire n'akandi kantu nongeraho. Ahantu nasomye batanga urugero wenda rw'umuntu waba afite nk'imbunda. Uri kumva wenda muri nk'ahantu muri kwe ukuntu, noneho umuntu akaba yavuga ati nutamba ikofi yawe
ndakurasa. Uri kumva cyane. Noneho kubera ko urabizi neza ko iyo mbundi itarimo amashaza ashobora kuba yakurasa cyane, noneho ukavuga uti reka nyimwe kugira ngo ntasiga ubuzima. yego, ni ukuvuga ngo izo nizo mbaraga ziri direct. Rero abantu babyumve neza, ni imbaraga nyine umuntu afite ako kanya akorana nazo azifite. Ese abantu bose baba bazi ko bazifite? Oya, ntabwo ariko bose babizi. Nanjye nabimenye ko ubundi mu minsi yashize. Ahubwo reka tujya ku mbaraga za kabiri. Okay. Position power. Imbaraga z'umwanya ushobora kuba ufite. Ufite imbaraga z'umwanya ufite, ntabwo ari imbaraga zawe, zitandukanye na direct power. Imbaraga z'umwanya ufite. Ufite akantu kamwe. Nimba ukorera mu kigo runaka mufite manager. Uzi ko udatinya managers? Ntabwo utinya manager wowe. Uramutinya. Wapi? Icyo umutinya ni za mbaraga za position. Ni za mbaraga afite. Yego. Wari urugero tuvuge babare ntabwo urugero wenda kuri polisi. Yego. Umupolisi mu muhanda iyo aguhagaritse ugahagarara, burya kenshi ntabwo ari umuntu ubutinya. Position. Izo mbaraga nyine. Umwanya afite. Umwanya arimo niyo hahandi usanga umunyabwenge avuga ati uyu mwanya mbonye ngomba kuwukoresha neza. Kubyaza umusaruro. Yego. Izi ni imbaraga zo ku rwego rwa 6. Uno mwanya uba ufite. Umwanya uba ufite. Iyo uwushyizeho na direct power, za mbaraga za mbere, izi position power ziraza zikagufasha rwose ugakora akazi kawe neza. Mwibutse nimba izi mbaraga utazifite, abo muri kumwe barazigufitiye. Ni ukuri pe, izi mbaraga nta handi rwose uzazisanga. Ni kwa kundi usanga umuntu afite iki ariko akakubwira ati ndabizi. Urugero ku ishuri Duwaye aba ari umunyeshuri mugenzi wawe, ariko akinjira muri garasi akagutitiza bro. kubera ko ari Duwaye. Nta kindi rero kiba cyabayeho, ni za mbaraga bita position power. Umwanya umuntu aba ariho. Yes. Hanyuma uyu mwanya iyo uvuyeho bigenda bite? Iyo uvuyeho waritwaye nabi, ibibazo. Ariko iyo uvuyeho waritwaye neza, bantu mwabaga muri kumwe bakomeza kuguha respect. Ibeshye sibe waragize gutyo bikoremo zaga ibintu bitari sawa, umara kuvaho bahita baguhiga. Neza mboga zizanye aho babisimweje. Haba ari ibintu bikaze, sinzi uko nabikubwira. Ahangaha nabonye urundi rugero bavuga nko kuri perezida w'igihugu. Yego. Bavuga ko perezida w'igihugu iyo ayoboye aba afite ububasha, bisa imbaraga zidasanzwe. Yego. Ariko ngo iyo avuyeho mu by'ukuri za mbaraga ziba zagiye uko yubahagarwa, ntabwo ariko baba bakimwubaha. Uri kumva? Rero abantu babyumve neza, ni imbaraga uhabwa n'umwanya uhawe. Buriya polisi tuyitinyira iriya uniform, buriya atambaye iriya uniform wamufata nk'umuntu usanzwe. Niyo mpamvu buriya babuza abapolisi kuba wafata umuntu utambaye uniform. Yego. Yes. Okay. Yes, najya ngo imbaraga za kabiri marazumvishije. Reka tujye ku mbaraga za gatatu. Wafora arizi andika muri comment. Bandika muri comment bazitubwire. Imbaraga za gatatu bita relation power. Ubwo yizihiye ikigira icyo tubwiraho, ndaza nanjye nkunganira. Ndavuga ngo relation power ikintu nyiziho, ndavuga ngo ni imbaraga umuntu agira bitewe n'icyubahiro afite cyangwa bitewe n'icyizere abantu bamugirira. Yego. Urugero wenda nk'umusitari runaka akavuga ati wenda njyewe nagura cyangwa reka njye kugura iki kintu runaka, wenda kubera ko yakiguze abandi bantu bose bamukurikira bagahita bakigura. Uri kumva? Bakavuga bati icyamamare cyakiguze. Urugero wenda nka Oprah Winfrey avuze ati wenda mugure wenda imodoka wenda ya Tesla. Urabona ni imodoka zigezweho zikoresha batiri cyangwa amashanyarazi. Kubera ko ari ikimenya bose abantu bamuzi, ari icyamamare.
abantu bose bagahita batangira bakagura ya Tesla. Tutagiye kure wenda reka tuve muri abo basitari bari kure cyane. Njyewe nkunda guhita mbimarana bizana roko. Tubigire roko rero. Niba mu ikaritsiye utuyemo, aho uri hose mu ikaritsiye utuyemo harimo umusaza. Nta karitsiye burya itagira umusaza. Ntayo. Rero umusaza haba hari umusaza nyine w'inyangamugayo. Waba undi ikibazo cyose cyananiye ari bareba. Yes, is it position power? Relation power. Nanubwire ngo umuntu yarize cyangwa yes. Tubyitondere neza. Relation power ireba wa muntu societe iguha icyizere. Nubaka kwiza nta kintu na kimwe bashingiyeho. Bagendeye kuko wabubatsemo nawe icyizere. Ariko icyo cyizere ukaba umuntu ataza ngo akikwicemo cyangwa ko iki. Urugero nimba ari nk'umugore washwanye n'umugabo bafitanye ibibazo n'amakimbirane, ntibirukangire kujya kureba ubuyobozi. Akavuga ati reka twegerere uriya musaza atugira inama. Izo mbaraga rero, izo mbaraga afite izo ziyoboye isi. Niba udakenera umuntu umugira inama, utamukenera ntacyo byandike muri comment. Nawe kabisa, nawe rwose ndamukenera rwose buri munsi. Hanyuma se Frank, nta bantu baba bazifite ariko batazi ko bazifite? Baba bahari benshi cyane. Akavuga ati njye nta ntungura kubona ntagira icyizere. Abo bizi nyine baravuga ngo burya ngo iyo uzi ikintu ukanagisobanukirwa urushaho kugisigasira. Nabo nimba bizi rero, izo nizo mbaraga zo ku rwego rwa 4 ziyoboye isi. Rwa gatatu. Yes. Ruyoboye, turi gukora countdown. Yes. Urwego rwa 4 ruyoboye isi. Urwego rwa 5 ruyoboye isi. Urwego rwa 4 nako sori tugezeho ruyoboye isi nicyo bita structure power. Ntabwo zisanzwe zimeze gute se? Ako tekereza niba twavuye kuri direct mu kumva ukuntu biryoshye. Twava kuri position, tukajya kuri relation. Urayumva hiki? Irakaze cyane. Urumva kuri hejuru cyane. Twajya ahubwo dusobanurira. Structure power rero ni power abantu bashyiraho. Noneho iyo power niyo ikontorora isi. Uvuga ngo kandi bagerageza gushyiraho amananiza ku buryo ugomba kubahitamo. Iyo utabahisemo n'ubundi nta yandi mahitamo bufite. Nuvuga ngo mbese wowe ibyo bakubwira nibyo ukora. Urugero twatanga ni nka biriya bigo bishinzwe ubukungu, wenda IMF kiriya kigega mpuzamahanga cy'imari, cyangwa wenda iriya banki y'isi. Ni ukuvuga ngo bashyiraho amananiza bakavuga bati ibihugu byose bikennye bigomba kuguza muri no banki cyangwa muri IMF. Hanyuma rero nta yandi mahitamo baba bafite, baba bagomba kuguzamo amafaranga kandi noneho bakayafata ari amadolari. Twunganira abantu gatoya, IMF mu magambo arambuye ni International Monetary Fund. Yes, mu magambo arambuye. Vango rero ni imbaraga abantu baba barashyizeho kugira ngo bayobore isi, babone uko nyine babigarurira. Wenda tutagiye kure, reka turebe nk'ibihugu usanga bifite ishyaka rimwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Yes. N'ubundi nudatora utegetswe gutora kandi nta wundi muntu uri butore. Ariko izi mbaraga zirakomeye cyane, ni ukuzitondera. Iyo uzifite ubasha gukontorora environment igukikije. Reka twikurukire twigire ku mbaraga yitwa ideology cyangwa se ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo zirimo ibice bibiri. Hari ingengabitekerezo iri negative n'ingengabitekerezo iri positive. Aha tugiye kuvuga ku ingengabitekerezo iri positive, ingengabitekerezo nziza. Twagiye. Nuvango rero izi mbaraga ni imbaraga zigena ibitekerezo
zigena imyemerere, imyizerere abantu bagomba kugenderaho. Wow, ubikoze neza cyane. Ubundi ujya wibaza ati ubundi kuki pasiteri yumva cyane cyangwa padiri akamwubaha cyane, shehe akamwubaha cyane, ngiye kwa iki? Nyamara ugasanga mudugudu wanyu ntabwo baho ko wa pasiteri cyane rwose, cyo bita ideology power. Ideology power. Ntabwo ideology ibera kaga rero naha irarengayo ikakubwira ikijyanye n'iyobokamana. Yinjira mu iyobokamana noneho byajya no kugutera ubwoba cyane, bakubwira ati ubuzima ntabwo burangirira hano. Yes. Na nyuma y'urupfu rwawe uzakurikirana, ntabwo uzaducika. Asemba baze muri comment munsubize. Ari umuntu uguhana aka kanya n'uzaguhana waravuye mu mubiri, wahitamo wowe waguhana? Batubwire. Aho rero niho ideology power igirira imbaraga. Dusigaje imbaraga ndiri za nyuma. Ndashaka mumbwire arizi, andika muri comment. Yes, ideology power ni imbaraga mbese zikomeye cyane. Abenshi bavuga ko arizo mbaraga za mbere ziyoboye isi, arizo rwego rwa nyuma ruriho ruyoboye isi. Ariko twaje kubona izindi nzego ebyiri z'imbaraga zaje zizisimbura. Nta kindi cyaje kubaho rero. Ko dukomeze. Yes, nimba tuvuze ngo pasiteri aragusengera ukiri, nuko byabereye mu bitekerezo. Ntabwo ari ibintu biri physical. Ntabwo biri physical. Cyane. Nimba tuvuze ngo umurozi arakuroga, guri aho iyo aho ariko kumva ko nakuroga birakugera. Aho kumva ko nakuroga birakugera. Ndi imbere ya kamera. Urumva ko nabakaze. Ndi imbere ya kamera ndi kubivuga. Ariko nkaba mfite ubwoba ngo umuntu uzabibona azandoga. Urumva ko kantu? Yes. Rwose nihe? Mu mitekerereze. Ideology. Ino zino mbaraga ni imbaraga nziza kandi zikanabambi bitewe n'umuntu uzifite. Umuntu uzi ko ufite izi mbaraga za ideology power, icyo tugusaba ni ukuzikoresha neza. Zikoreshe neza pe. Zikoreshe neza. Imbaraga noneho zikurikira. Za gatandatu. Cyangwa se kabiri. Reka tuzigire za kabiri. Ni imbaraga z'icyitwa AI. Artificial Intelligence. Iyo ari n'abantu bavuga ko ari igihe kurangiza isi. AI abantu benshi ntabwo bari kubitekerezaho, ariko AI abantu benshi badukura mu kuriya nk'abantu batazi AI icyo ari cyo ntabwo babwira mu magambo arambuye icyo bita Artificial Intelligence. Mu Kinyarwanda ni iki? Gubukorana. Bivuze ngo ni ubwenge ariko bwakozwe. Niba ukikwemeza ubwo bwenge ntabwo buri mu muntu, buri mu mashini. Niba n'ikikwemeza iyo mashini uri kundeberaho, iyo telefone uri kundeberaho, byose bigizwe na AI. Iyi kamera turi gukoresha nayo ifite ubwenge buhanga, ndetse wifatika bika ibintu. Amagambo yose navuze yose ikaba gafite. Ngizo ukuri harimo iki? Ubwenge bw'ubukorano. Ndagira ngo mbabwire ubu bwenge bw'ubukorano buri ku rwego rwa kabiri, nibwo bwenge busigaye buyoboye isi cyane. Ntekereza ko mu myaka iri imbere AI nidacika imbaraga abantu benshi bazabura akazi, kandi kwikubitira abantu bazabura akazi harimo abantu bakora muri za biro. Nukuri pe bafite ibibazo. Bariya bakora nko kuri customer care cyane, bariya bakora kuri za serivisi. Yes. Kuri reception. Abandi bazaba bafite ibibazo. Abarimu kwibaza ati mwarimu ngo bijemo gute kandi mwarimu yubashywe. Bari baho muri hose ndabasuhuje n'abanyigishije n'abapanga kuzajya rwose pe. Naje kumenya ko burya mwarimu atariza ningwa n'ikaringa kwigisha. Ntabwo ari buri muntu wese muhura mu buzima arakwigisha, agakubereye mwarimu. Ukugire ntabwo bakwigishe no kugira neza abakwigishije. Yes. Ariko AI ikintu nitekerezaho, ntekereza ko bashobora kuzazana wenda nk'icyo twakwita copy mind ku buryo igenda igafata, tuvuge bafashe umudokiteri wize. Yes. Afite byinshi kandi arashaje, arakuze cyane pe, ubumenyi afite bakamumukuramo bagahita babushyira mu mashini. Bagafata bwa bumenyi afite bakabukopiye
bakabukopiye, ibibazo by'akabisigarana n'indwara z'akazi, ariko bagakora icyitwa copy paste, bagakopiya bwa bumenyi afite bakaba bashyira mu mashini cyangwa bakaba bashyira mu mwana w'umuntu. yego, ubwo bivuze ngo nibafata umudokiteri umwe bagakora copy paste bagapestinga mu bantu 200 batandukanye, ubwo urumva akazi karabuze ku bantu bigishaga ibya doctor. Wigisha doctor bari iki? Ari professor bari iki? Ukabisa ko se bari professor. Mujye muri comment mumbwire nge nabyo nzi. Ariko uko niko mbitekereza, twumvikane niko mbitekereza. Nekereza ko ubwo bushobozi umunsi bwaje abantu benshi bazatakaza akazi pe. AI irabakura mu kazi. Iradukura mu kazi pe. Ariko nituyikoresha neza izatubera umukozi. Kiganiro naho baranyisha. Baramfunga. Ko na YouTube isigaye ikoresha AI ra. Natangiye kugira ubwoba. Iki kiganiro ahubwo nayo irakumva. Iki kiganiro tugisoza nangiye kugira ubwoba. None se turi kuri AI ira bintu bavuga ngo bya microchips. Cya microchip mu bumwe. Byo nta bihuriye na AI. Gira ikintu ubwira abantu. Ubwo se byarura. None se niba twabonye ka ubwenge bwo gukorana. Microchip barayigushyira aho ujye hose bagukurikirane. Nta muntu ukuri. Nawe nuri kugenda gufotora ariko ko ka microchip. Bagufite. Gato cyane. Macro. Niyo macro umve kana kantu gato cyane. Nta nubwo kenshi apfa no kukabonesha amaso. Bakagushyiremo wenda tuvuge niba kushyize hano ku rutugu. Kayari bagufollowing. Ahantu hose bagukurikirana. Huwa mawe bazafollowing. Huwa yu bazafollowing. Aho rero niho bazana genzurira bya bitekerezo by'abantu. Kuri ya power twavuze ya. Yego nibyo kuvuga nyine. Ako ka microchip bitewe no kuntu abari gatoya. Biragoye yuko wanakabonesha amaso yawe. Abari gato cyane. Ni gato cyane. Ku buryo bashobora no mu myaka iri imbere kuzajya kuri internet gutya. Niba ufashe telefone gutya, icyo ugiye gusacinga ukabona kiriyanditse. Bazakwereka uburyo iki ari uburyo bwiza bworoshye ariko ni uburyo bwiza bwo kugukontorora. Bamenye who are you. Ubundi nacyo bashaka mu by'ukuri. None nyamara kumenya ibyo ugiye gutayipinga bizaba byoroshye. Bahita banagusubiza ibyo bashaka. Abana barabakubita amaboko mu waka bakajya bajya kuri ChatGPT. Imibare mu myaka iri imbere 50 iri imbere nidukomeza gukoresha ama AI bizaba bigoye ko tubona abana cyangwa se abantu bazaba no muri icyo gihe bazi gukalculatinga bakoresheje umutwe. Bwira umuntu ngo nuro vector nana bimugora kubita muri Photoma. Yes, kubita muri Photoma tutakora search igisubizo cyiza yitekeza. Ubuzima si bworoshye. Imbaraga za mbere rero ziyoboye amafaranga izo tugezeho. Izi mbaraga za mbere ziyoboye amafaranga ziyoboye amafaranga. Izo mbaraga ko zikaze se kandi oya nagirashije imbaraga za mbere ziyoboye isi n'amafaranga. Okay, urakoze cyane. Turareba amafaranga birakaga. Abakire turakubaha rwose. Mujye muduha akazi tuba tugakeneye muduhe n'udutipu. Ariko amafaranga nizo mbaraga za mbere ziyoboye isi. Utekereza ko amafaranga ngerekeza ko amafaranga yagura byose? Njyewe siko ntekereza, gusa yagura ibintu byinshi hafi ya byose. Oya amafaranga ngiye baragura byose. Ahubwo se nibica atagura. Binatagura harimo nk'ubuzima. Ariko mana ya gasa. Ubuzima yabugura terera. Ati gute amafaranga ubundi iyo umuntu arwaye akajya mu bitaro abagiye gukora iki? Mu bitaro agiye kwivuza. Atanga iki? Atanga amafaranga. Imbaraga za mbere ziyoboye isi ni amafaranga. Dore ko n'amafaranga uyafite rwose turanamwubaha. Baravuga ngo hore kubiseri haroroha pe. Niyo utariza ariko ukabuta ufite ifaranga. Izi mbaraga zose twagiye tuvuga zose
uramutse uzifite ukabura amafaranga nta kintu bafite, nta kintu ufite, bahita bagufata nka rubebe. amafaranga rwose nizo mbaraga za mbere ziyoboye isi. Umuntu aba yarize ariko adafite amafaranga ko nyine nta kintu afite. Umuntu none utarize afite amafaranga barabubwira ati yego ko banyakubahwa. Umuntu kugira ngo wumve ukuntu amafaranga arenze, wumve ko umuntu wakoze amafaranga niyo ageze ahantu bavuga ati muve mu nzira ababyeyi baraje. Kibaza abantu bose baraba ukuntu bamwise ababyeyi. Ibaze nko muri banke usanzwe wenda abakiriya ba banke batonze umurongo barategereje, uri kumva hari isibo, ubundi tubyita isibo, uriya murongo muremure, ariko we kubera ko afite amafaranga arahita anyura muri VIP. Izo mbaraga zizo kandi bose ni abagenerwabikorwa cyangwa ni abakiriya b'iyo banki cyane kabisa. mu by'ukuri amafaranga arayoboye. Yes, rero reka tubifurize ose twabyita umunsi na reka tubyita umunsi aho babona wenda buri kwira cyangwa n'ahandi babona butari bwira, tubyite wenda ugiye kwira tubyita ijoro. Yes. Yes, mwakoze cyane kubana natwe. Amazina yanjye nitwa FI4K Flaka Image Studio, umuhungu mukuru mu gace, papa wa papa MC yawe. Niba umuntu wari ushaka MC uhamagare kuri 0784522029. Yes, reka tubyite umunsi, mukomeze mudukurikirane, turakomeza tubagezeho ibiganiro by'usa cyane. Ciao ciao. Murakoze cyane, thank you so much. Mukora subscribe kuri no channel Mr Jingo igiye kujya ibaha ibirori n'ibirori. Okay, na ikindi gihe rero tuzakomeza.